Nizi hano i Kigali mubonera ibintu bidasanzwe niko gamenya yibonye sanzwe kabisa kandi uje muri stage kandi ubwo nje muri stage nje kwiga aha nijyamo bwa mbere numva ngo diri mbona niyo si ni twongere dusubire hasi ubwo umuntu twatiri kumwe yarabizobereyemo ati nge sinasubira hasi ubwo we asigara hejuru ni nge sinava muri esanse umva namanutsemo ndongera ndazamuka maramo nk'isaha ubwo kandi nayo narajya kwiyandikisha umuhungu ibintu byamubayeho ejo bundi ngo bamuhe isake bati isake rero genda uyigurisha numara kuyigurisha akaba nduyimuhaye genda uyigurisha ugura utuntu tw'ibanze twa hano aragiye ntageze mu isoko isake arayigurishije ibihumbi aya ni 8 oya ni 7,500 7,500 ni hafi 8 ni hafi 8 ngo kimara kuyigurisha ngo babonye akaremo akaremo kamuzi kandi kirwa ubyo byonyine umwana wo mu mujyi no mu cyaro imirimo baba bakora si kimwe burya na umwana wo mu mujyi rwose arabyuka akitera utuzi nyine akiyitaho mu buzima arabyuka akiborosa sibwo nta kintu ubona mu cyaro ariko mu cyaro abyuka ajya guhinga mu gitondo saa 11 ubwo yageze mu murima imirimo ivunanye ibyo byokere ni gute bitazamuka ni abana bo mu cyaro ubwo njya mbagira n'imbabazi ngo muze tukina sene uko ngo ibyo bintu umujyi ntabwo bikunda kuba biba mu cyaro azemuka nibabikinira ntabwo abantu be babikina reba hano muri esanse bajya gukinira biriya bintu reka niba mu cyaro mu nsi sinabona ukuntu nabikundaga biriya bintu bya sene kujya kubona ngo kwihisha umwana ngo umugore umugabo ukuntu nako nakuba umugabo karakana vuga nibone ukuntu kari kunakira nahise mbona ko hari ikintu nkwiye gukora nyine umugabo ewa nari masize ubuzima ariko wakoze ikiri ngombwa nakoze ikiri ngombwa mwigeze muvugana nyuma yaho ibyahise sha yongeye kunyiteza nyuma yo kubona amafaranga nyuma yo gukorera inkoko iyo system umuntu uvuye mu cyaro yaza agakoresha kugira ngo yisanishe no mu mujyi nyine bitamugoye ikintu avuye mu cyaro muri abavuga ngo mu cyongereza baravuga ngo by mistake run iyo turi gukosa tuba turi kwiga bura nanjye natangiye nkosa ibintu nza kubikosora rero nta yindi nzira wacamo utabanje kuza ngo bibanze bigucange ubone kubishobora ubwo abantu bari aho uri mu ntara zitandukanye waje mu mujyi nibigucanga utazagira ikibazo nuyoboka ukagera Nyabugogo umva bizagucanga nawe uzamenya inzira cyane akira inama nzima kabisa. Twongeye gusubizaho kwikiye Daily Deets official uri kumwe na Minister cyangwa Chairman Chairman na Minister n'abantu bahurira yaga bikunda bafitanye amasano bose n'abayobozi dushimira wowe udahwema kudukurikira impande zose z'igihugu gusa tujye twiyongera tuvuge ngo diaspora ngo ariko ntabwo wakibagirwa uguhatse cyane waba watakaye turi kumwe n'umuhungu tutagiye muri menshi turi kumwe n'umuhungu arabanza introducing cyangwa bikunda uramuzi yitwa Nzamwi aya ni Nzamwi
nzahora nyishima. Efron ariko agomba kuba afite akabyiniriro ntikabura. Kirwa umuhungu ukomeye. Arakomeye kuri football ndamwibuka. aho niho hantu umuhungu wa Karibata. Papa yitwa Karibata burya bikava he? Karibata nyine ni izina niko yitwa pe Karibata abakecuru. turakakiriye cyane kabisa. murakoze nawe. amakuru y'iminsi amakuru ni meza nta kibazo. urakomeye cyane. Kirwa kabisa. iminsi ari myinshi rwose nabona Kirwa kabisa. Kirwa biyumve mukaze. hano ni iwanyu? hano ni iwacu mu rugo. hano ni kuri abiri n'akarabizi. subize se kabisa. naho tubwire. ubundi nigeze kumva amakuru ngo umuhungu ngo yagishe Kigali muri stage. Ngumajije kuza ngo stage iminsi 30 ngo ariko yize umunsi umwe. ngo uwo munsi nawo ngo yaragiye kwiyandikisha. ngo indi yose ngo abaga yibereye muri essence. nyine cyane ibyo bavuga ntago babeshyaga. wenda nka 80% bavugishaga ukuri rwose. none se byakugendekeye gute? nayo niturikiye iwacu mu cyaro. akagana ahantu bita umuntu hazi ni mu cyaro kigize kure cyane ntara birasirazuba. ndifashe mwizi hano i Kigali. mubonera ibintu bidasanzwe. niko gamiye yibonye sanzwe kabisa. kandi uje muri stage? kandi ubwo nje muri stage. nijyamo bwa mbere numva ngo diri. mbona niyo si ni twongere dusubire hasi. ubwo umuntu twari turi kumwe yarabizobereyemo ati njye sinasubira hasi. ubwo we asigara hejuru. ni njye sinava muri essence. umva namanutsemo ndongera ndazamuka maramo nk'isaha. ubwo kandi nayo narajya kwiyandikisha. ngize gutya ngezeyo noneho mbona yuko narambiranye. ndebye ku isaha mbona amasaha yansize. bavuga ati n'ubundi byapfuye. ndagenda njya kwiyandikisha. naragiye ndiyandikisha wenda tumara nk'isaha. niha agahenge mibaye nk'isaha. nyuma y'iyo saha nakuyemo eshe. wasubiyeyo? nasubiyeyo. uwo munsi wa mbere sinzabibagirwa. nagiye muri esanseri nk'amasaha nk'abiri. iki kintu se cyari kiri gutuma wumva ushaka kujyamo buri mwanya? ikintu ubonye bwa mbere wumvaga kimeze gute? Naso iyo ujya kurirana n'aya ma esikariye. nayo ndaza kukubwira. hose wagezeho? hose wagiye hose niho nakurikijeho. uzi ukuntu nasebeyeyo ku masikariye. rero ndikubita hasi. abantu bose bavuga abantu bose baravuze ati uyu ni umunyacyaro. ku masikariye byakugendekeye bite? ku masikariye nagiye kubona mbona ibintu biragenda. ibintu biri kugenda ntibiri bunture hasi. njya kubona akana k'iki iyo nyibutse twambariye Jordan ka Bluetooth. mbona karagenda ko kayizamukaho nta kibazo gafite. ntabwo narebaga ni ninjye nje ndi kwitaha. ukaba uri wenyine se? nari ndi jyenyine. yabawe ngize gutya ngo ndakataho mba ndadandabira. abaturage havutaho yamaye ndikomeza nk'umuntu w'umugabo. ni nta kibazo burana ko nari ndangara. umva sinjye wayo narazamutse mbona ngezeho amahoro. byananye nayishoboye. umva yihagaze yaravuga ati yewe nari ndangayeho gato irancika. yaciye agahigo ngo niyo muhungu wateze bisi. murumva arangije kuramo inkweto ajya muri bisi. arangije bisi iragenda. igeze aho igiye avamo ari iryo nkweto arasiba. ko uyu munsi azisigaye nyine nk'uko ajya kwinjira mu nzu ugasiga inkweto ku muryango. we yazikuyemo aragenda bisi irahaguruka iragenda. igeze aho agiye avamo
avuyemo arebye inkweto Nibyo se. areba inkweto Ibyo bintu nibyo. ibyo bintu icyo nabivugaho byo umuntu yayitanze nabi pe umuntu yayitanze we nabi wabonaga ari inzu usize inkweto hanze. ibyo bintu ndi umujangweri wa Kirwa ariko ntabwo ibyo nigeze mbikora ntabwo nigeze mbikora kabisa. none se ufite experience wabaye mu cyaro myaka myinshi cyane ahubwo no mu mujyi ubona ari irihe tandukaniro ry'abakobwa bo mu mujyi n'abakobwa bo mu cyaro? Cyangwa bikunda arabizi. cyabizi itandukaniro ryo rirahari cyane. Umukobwa wo mu cyaro kari wemera ko rero niho nakuriye pe umukobwa w'umunyacyaro ashobora kujyana ku biti cy'umweru atoze byocere by'abahaba we ariko umwana w'umuntu ariko wibasebye utazajya kubatereta bakakwara. iyo uri kuvuga ukuri ntabwo uri kubeshya uko niko kuri mbona ahantu navukiye ariko umwana wo mu mujyi uramureba ukavuga ati uyu ni uwo mu mujyi uramureba ukavuga ati uyu ni uwo mu mujyi rwose byanga bikunda. bigute se bigute rero umuntu ugahita uvuga ngo uyu muntu ni uwo mu mujyi ukibona imyenda yambaye ukabona isuku ihita uyimubonamo ubundi ukibona umwana wo mu cyaro ibyokeye nicyo kintu cya mbere ubona. Ariko ndavuze yuko n'abari mu cyaro baba harimo n'abakobwa bameze neza. haba harimo udusirimu gusa bamwe muri bo akanyacyaro nikaburamo kagomba kugaragara. Ni itandukaniro rindi se ubwo ni irihe? itandukaniro rindi hari igihe uvuga ati wenda irihe tandukaniro rindi riri hagati yabo? ubyo byonyine umwana wo mu mujyi n'uwo mu cyaro imirimo baba bakora si kimwe. Burya umwana wo mu mujyi rwose arabyuka akitera utuzi nyine akiyitaho mu buzima bwawe. arabyuka akiborosa ubwo nta kintu ubona mu cyaro. ariko mu cyaro abyuka ajya guhinga mu gitondo saa 11 ubwo yageze mu murima imirimo ivunanye. ibyo byokere ni gute bitazamuka? njye abana bo mu cyaro njya mbagira n'imbabazi. abana bo mu cyaro baba baranagowe. nibwo buzima. iyo yaje mu mujyi wamuyoberwa noneho umva byari umwana wo mu mujyi arifata akabyuka agasaa 4 ariko umwana wo mu cyaro yagiturukayo saa 10 zivuga ijisho rikanuye yimereye gutya. ariko iyo ni fact. hari ikintu namaze kubona uzanarebe n'umwana uri ku ishuri iyo wari uri ku ishuri umaze igihe nguriye waramenyereye saa 11 kubyuka urumva iyo utashye ukagera iwanyu man n'iminsi 5 ya mbere ibanza kugutonda ya sawa wabyukiragaho n'ubundi niyo ubyukiraho byanga bikunda. aba yaramenyereye ubundi uzi ko mu cyaro babyutswa n'isake pe isake ivuze hakarengaho inyoni. inyoni ivuga kare. inyoni ivuga kare urivuga nka saa 10. inyoni zitangira kuvuga nka saa 10 ariko saa 11 isake bikubise bava igakubita ibabakirwa yeguka n'isuka. ariko uyu muhungu ibintu byamubayeho ejo bundi ngo bamuhe isake bati isake rero genda uyigurisha. numara kuyigurisha akabando yimuhaye genda uyigurisha ugura utuntu tw'ibanze twa hano. aragiye ntageze mu isoko isake arayigurishije ibihumbi ni 8. oya ni 7,500. 7,500 ni hafi 8. ni hafi 8 ngo kimara kuyigurisha ngo babonye akarema kamuzi kati kiruka bite turasaranga kuranze buriya akegereye ubona n'akana k'akanyeshuri arakazi ngo bize ku kigo kimwe kanaje gatere kose kumva iwacu nabo iwacu kare none nzari nanyije ati inzari kwicite ubwo amafaranga asa yanjye nayo mu rugo bagutumye tujya ku isoko aza nanyije aragiye ageze muri alimentation umwana ngo yimanuye cya mirinda cya 3 cya kindi kinini
ngo ashyira ku munwa ngo kiba kirashize. mu noti ya 7 mu noti ya 7 500 ubwo hariho n'itekeri bumucyure iramusubiza mu rugo ubwo hasigaye ngahe 5 ubwo mwe ntararya kirwa nawe atari ko se inzara iranyicira hano ariko buriya umuntu amenya mu mufuka he ababyumva we ngo yinywereye amata ya 400 urabyumva nyine ntiwasesagura uzi uko bimeze cyane mwana wafashe udukeke arushye udusinakisi ngo kirwa yikangura ngo bamuhaye fagitire ya 650 usigaranye 1000 mu bihumbi 700 ngahe 500 kandi n'itike mugeze iwawe iyo ubwayo iragera muri 500. umuhungu yarahuritse ikintu bita kwasaburiza urakira umuhungu yarasaburira ategeye hafi y'iwabo. umva wasobanura iki si wanyu wavuze ko amafaranga wayashyize he ubundi gusobanura sibyo byari ikibazo ikibazo cyari kubanza nkagera mu rugo umva icyo gihe byari mu masaha 9 kandi urugendo rwaho ngaho nari bitahe byari mu isaha n'igice kugira uhagere uri ku kinyabiziga umva uharo uri ku kinyabiziga ibaze none ibaze uri n'amaguru ndakubwiye ngo nirutse ibigunda nisutasa umva nageze mu rugo mu masaha 4 bati uvuye sene z'ijoro urabyumva nyine urwo aza ahantu yagiye n'amaguru ibaza imodoka igenda isaha 1:30 nahagiye ni nk'amasaha 4 n'igice kandi ubwo ndi kwihuta unyaruka umva narakugendeye ngira mu rugo saa 4 n'igice bari banyishe uwo mukobwa se mukamenyana gute kugira njye kuko umva ako kana nagaherukaga ari akana mbona nabirenze nyibona uburyo gateye ndavuga ati n'imyenda niba nshaka bayitwara umva turakana gafite nyashi gafitewe uravuga ati aya ngana ntabwo nasiguye ako kanya ukankoresheje ayo mabara ndabyumva burya abagabo benshi babera ikibazo kwihagarara ku gitsina gore ibabona kimeze neza urangije se birangiye uhagaherukaga ari akana mbona kari aho nyine kadafatika birenze ariko tuziranye duhura kayisobanukiwe muri make kari akana nibone ukuntu kari kunakira nahise mbona ko hari ikintu nkwiriye gukora nyine mu umugabo ewa nari masize ubuzima ariko wakoze ikiri ngombwa nakoze ikiri ngombwa mwigeze muvugana nyuma yaho ibyahise sha yongeye kunyiteza nyuma yo kubona amafaranga nyuma yo gukorera inkoko isengera hagendeye naragendeye cya ewa ubu muhuye se ubwo uduhuye nyine wabona yongeye yakongera kanera inzuga ukabona nakongera wakongera ako karemwa wapfa kujugunya wakongera ukagwayo umugabo azira gupfa rimwe agomba arya ubwo azira gupfa rimwe nta mugabo upfa rimwe agomba gusubira agomba kugongera keguka ahantu naguye ubundi hakajya hakareba ariko wowe zemerwa na 2 na 3 na 4 na 5 hose ubwo ariko nubona uri kugwa cyane sihagarare nako uzareke kabisa none hari akantu twasimbutse ari ahantu rero bavuga ngo abakobwa mu cyaro no mu mujyi hari ahantu bitandukaniye cyane ubundi duhereye mu kuntu babarera ukuntu abo bana b'abakobwa barerwa gute abo mu cyaro rero aho mu cyaro hari ukuntu babarera gute ukajya kubona umwana ari kumwe n'urundi rubyiruko abana bo mu mudugudu ukuntu urumva ukajya kumva umwana umwe yitwa Rukundo undi yitwa Eric undi yitwa gutya na gutya ubwana bwinshi nyine ukajya kubona bari muri bya bintu by'ubwana nyine ngo muze tukine sene uko ngo ibyo bintu umujyi ntabwo bikunda kuba biba mu cyahe azivuga ni babikinira ntabwo abantu be babikina reba hano muri essence bajya gukinira biriya bintu reka niba mu cyaro munsi sinabona ukuntu nabikundaga
ihene rya sene ukajya kubona ngo kwihisha umwana ngo umugore umugabo ukuntu niko nakuba umugabo yege uzimwe twakoraga wabaye papa inshuro nyinshi yabawe narabirwaniraga bagategeka de papa uramenya ni gute abana bo mu cyaro naho mu mujyi b'abakobwa biba bitandukanye umwana wo mu mujyi ashobora gukora atazi se atarahura n'umugabo mubaze ngo ijambo ngo amasinde urayazi rakada kandi warayaribiye amasinde urayazi amasinde subona yaberwa cyaro ni mu cyaro ari mu rugo ni mu cyaro ariko umwana wo mu cyaro ariko bansobanura amasinde hari ukuntu umuntu ajya guhinga hari ibigunda yego hakomeye none ukabona n'uwahinga suri uhite nyine uhinga neza ngo hamere neza ngo ahite hamera neza yego ukabanza gukubita ibintu by'ibisinde wubika noneho ubutaha ukazongera ukagaruka unyuramo umurima neza babyita kurima gukora amasinde se baba bari kurima amasinde baba bari kurima noneho nyuma bakaza gukangaza no kugira iki oya ambwira kubyibagiwe no gukangaza bene noneho umwana wo mu cyaro we iyo umujenga amasinde abafite inkuru zaho nyinshi hari atwaraye dukiniye sehene hari atwaraye dukora iby'abana kuko mu cyaro rega mu cyaro hari amahirwe menshi umwana wo mu mujyi ntabwo n'udupiza yakinye n'akagare mu nzu utuntu tw'utugare aho niyo mpamvu abana bo mu cyaro b'abakobwa baba barababaye bari babi barashyiriye nta kibazo umubwira umuntu avuye piyonge kwikorera ibintu by'ibikwe n'ibyokere undi yiriwe anyonga akagare aho ngaho arabyutse areba filime siri yasohotse nta kintu wazi agasobanuye karoke kasohotse ntacyo wazi nuko Efrone kabisa afite experience kabisa none se ubu ni igihe kinini kingana icyo wamaze inaha nyine mu mujyi nahamaze iminsi 30 nyine twari muri stage ariko ku nshuro ya iminsi 30 ubu urumva ufite experience icyo gihe mu mujyi hano ku buryo wavuga ati nkumva kuvuga ati jya mu mujyi muri uyu mwanya wajyayo ubu ngubu nakijyana ariko kuri iyo nshuro ya mbere none reka tugiye gutya umunsi wagotewe muri esanse none hari n'undi munsi urebye kiraje narayamenye icyo bita kumena amashyimbo kabisa none kumena amashyimbo hari ukuntu noneho wifataga mu muhanda kwambuka uzi ibintu byambereye umupolisi ataragira gutya sinabaga natinyuka kugenda deka ikimenyetso ni kimwe gutya mukagenda nubwo abandi babaga bagiye njye nabaga mpagaze vuga ati nabona agize atyo ubwo aho nahanjye kandi ubwo ukagomba kwambukira kuri zebra cross utabonye zebra cross ntabwo wanyuraho umva kabisa ariko ubu ngubu umaze kuba umuprofesiyoneri hari abandi bana benshi n'abasore n'abasaza bo muri ibyo byago ubazanye byavuga ngo impumyi imwe rwose irayobora mu bantu ufite ijisho rimwe ayobora mu mpumyi y'ijisho rimwe irayobora ubwo aho nanjye nabayobora nabayoborwa n'icyuma cyane kabisa hari abandi benshi baza bakamera nk'uko nari imeze ubu kugira ngo bazabe nkanjye irihe somo byagufasha nyine wowe n'irihe somo byagufasha byafashije nyine nanjye nisanze mu ruhando nakubwira nyine nk'uko abandi mu ruhando rw'abanyamujyi yose n'iyo sisiteme umuntu uvuye mu cyaro yaza agakoresha kugira ngo yisanishe no mu mujyi nyine bitamugoye avuye mu cyaro buriya baravuga ngo mu cyongereza baravuga ngo by mistake run iyo turi gukosa tuba turi kwiga buriya nanjye natangiye nkosa ibintu nza kubikosora rero nta yindi nzira wacamo utabanje kuza ngo bibanze bigucange ubone kubishobora ubwo abantu bari aho uri mu ntara zitandukanye waje mu mujyi nibigucanga utazagira ikibazo nuyoba ukagera Nyabugogo umva bizagucanga nawe uzamenya inzira cyane akira inama nzima kabisa ngo ini
by mistake cyane cyane cyongereza twakiriye wagiye muri akini abisi kadushimira abantu badukurikiye kabisa ako suhuza abantu bo ku cyaro na sheri wasize rero abantu bo mu cyaro afite abana ni umwami bamwita umwami Kirwa King Kirwa kabisa cyane abana banjye bo kabisa ndabasuhuza ni n'abana se n'umwana reka ntago ari umwe niba wose umwami bagura ubuzima barabona icyo nababwira nyine ndabakunda kandi hari ikintu nibagiye kubabwira abiri rwose abiri turayakunda turayakurikirana ewana cyane uri mu bantu bakomeza kugaragaza kabisa nicyo ukundira abiri rero kabisa buriya Kirwa nari n'akandi kantu ndi nabyita gutera umuvugizi ambasada umuvugizi wabiri muri Kirwa hari baba bizi cyane urakoze ni ibintu by'agaciro kabisa ni ibintu by'agaciro ambasada kabisa ambasaderi Kirwa ariko dufite abambasaderi hari ambasada Kirwa hakaba ambasada Hamim Rusizi aho ngaho kabisa ubwo tunamusuhuza ambasaderi w'ubuhera Gatsibo hari n'undi mwambasaderi wa Gatsibo hari umuntu abantu bose aba brand ambassador cyane abantu badukurikira abadiaspora abantu bose abamama byanga bikunda tugomba kwita tunatora umukuru wa ambasaderi Kirwa twamutoye kabisa Kirwa kabisa hari n'abandi mutazi hari n'abari hanze y'igihugu b'abambasaderi buriya dufite uwitwa Kirabura muri yake uramwibuka cyane uriya musore from where aturuka ari Ruhango ariko ubu tuvugana yibereye za Malawi ejo bundi ari kumwe ngari hafi kujya state ubwo nawe ni ugukwiriye kwiziki abiri kabisa agomba kugerayo cyane turabashimira cyane rwose umutima